akadosiye gatoya gusa kahagamye kakuraje umutima ushinze wabuza amahoro. Ndagira ngo nkwibutse ko uri ku giti, niba wumva ugicometse imirimo yirekera imizi, igiti cyashoye imizi. Kwera kw'imbuto, kwera kw'ibihingwa n'ibigwi by'umuhinzi, kuko Imana ishaka kukwihesherezaho icyubahiro yongera ifumbire. Nibataba abatwari, abakijijwe nibataba abanyembaraga, murumva abanyembaraga ari bande? Murumva isi abantu basenga nibatabona ibisubizo, murumva ibisubizo ari iby'abandi. Ijwi ry'umukanguzi. Ugiye gukoresha umugaragu wawe Ev.Anicet, Mana wamudutumyeho kugira ngo aganire natwe. Munyemerere duhaguruke ku birenge byacu, munyemerere twakire ijambo ry'Imana, munyemerere twakire umugaragu w'Imana isumba byose, munyemerere dukomere ijambo ry'Imana amashyi, munyemerere dukomere ijambo ry'Imana amashyi n'umugaragu w'Imana amashyi. Duhagaze twese, duhagurutse twese, dukomere ijambo ry'Imana amashyi n'umugaragu w'Imana amashyi. Haguruka ku birenge byawe dukomere ijambo ry'Imana amashyi n'umugaragu w'Imana amashyi. Urakoze Mwami Yesu kugiye kuvugana natwe, urakoze ko icyubahiro kigiye kubana nawe kuva atangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga n'izumve. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga n'izumve. Imana yacu irakomeye. Abantu bari mwari no teraniro, reka mbasabe duhagarare. Abantu bari online babe maso, reka nsabe Trezoro n'ubundi agaruke. Imana yigeze yabwira Yehoshafati, iramubwira ngo kurwana bireke, iramubwira ngo ahubwo shaka abantu bazi gucuranga bakaramya, iramubwira ngo ibyo ndaza kubinyuramo nkora icyo ngomba gukora.
umuntu wumva arwaye, umuntu wumva hari ikindi kibazo, umuntu wumva hari icyo ashaka ku Mana, turabikora iminota mikeya cyane, ariko n'uburyo busa na operation y'Imana, n'uburyo busa no kugurura amarembo ngo tugendererwe n'Imana. Ibintu bifate nk'ibisanzwe, ndagira ngo ubifate wowe ubikuze ku rugero rungana nuko wizeye Imana. Sinzi niba uririmba, sinzi niba ubyina, sinzi niba usenga, ariko utunga agatoki ahantu ubwira Imana ngo nikimbashije gukora, nawe ukora ibyo ubashije gukora. Tolema ndi hosaida delinga ni mori ya dosakitangole borsa telekosani edorika ndoa demasa edra delingaza edimarikosa ndoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tashimima navuzi ni haleluya, haleluya. Zara uraba komimazumwa Yesu. Tashima, tashimima ashimwe akahe mu mutima wawe, ubuzima bwawe bushimukirwe n'ibihe byo gushima. Zara uraba komimazumwa Yesu. Tashima, tashima navuzi mungu ni haleluya, haleluya. Zara uraba komimazumwa Yesu. tashima, tashima navuzi mungu ni haleluya, haleluya. Zara uraba komimazumwa Yesu. tashima, tashima navuzi mungu ni haleluya, haleluya. Zara uraba komimazumwa Yesu. Yeriko, 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 nakubonye. Arwaya sinanga yashiba. Kaidi masuwa. ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Yesu yigeze yahagarara hejuru y'umusozi areba Yerusalemu, aravuga ngo iyaba wari uzi igihe cyawe cyo kugendererwa. Aravuga ngo Yerusalemu we, yaba wari uzi igihe cyawe cyo kugendererwa. Ndagira ngo mu isengesho ry'ibanze tugiye gusenga, banza uganire n'umutima wawe, ubwire ngo ni wowe watekereje, ni wowe wakomeretse, ubwire ngo ibihe ni wowe byashaririye, ubuhamya, nurangiza ubwire ngo sezera uwo mubabaro. Ubikore utuje, bikora utuje, bwira umutima ngo hari ibyo watekereje ntiwabigeraho, ariko uyu munsi Uwiteka guteje intambwe. Hanurira ubuzima bwawe, imibereho yawe, vugana nayo. Uwiteka yatanze uruhushya, inkuta zari ziri imbere y'abantu ngo batava ngo bajye, Uwiteka yazuguruye, Imana yamenaguye ibikuta. Nagira ngo menyeshe ariko yari kuri imbere, nagira ngo mumenyeshe ko yari dutse, injira ahateganye naho uri. Imana yabikoze, Imana yabikoze, Imana yabikoze. Ibiganza byawe nibyakire, birenge byawe nibyimuke, bihagarare bishika. Imana ihamagaye umunyamibabaro, iravuze ngo usezerere. Imana iravuze ngo nukibaye icumbi ry'intimba ukundi,
Mana ivuganye n'indwara yari ikuriho ngo bamusima. Ni igihe cyo gukorerwa ibitangaza n'Imana, ni igihe cyo kubohoka. Noneho bumbura umunwa wawe uvuge, wiceceka. Ni igihe cyo kubohoka. Ndimo mbona abantu baruka ibintu bariye bihumanye, ndimo mbona abantu bahumanuka, ndimo mbona abantu bahumanuka. Atuza akanwa kawe, vuga 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 wiceceka. Imana ni nyiri imirimo, Imana nyine nyiri ubutware, niyo ikugendereye. Mugongo w'ingumba urahetse, mabere y'ingumba nayo aronkeje. Ukenyurushe abami kugira ngo ukenyeze uwasezeranije. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Inyanja yahoreraga uyikuyemo guhorera kwayo. Wambukije abantu bari baraheze mu nzira. Imana ishimwe. Usinyiye abantu ibyangombwa bari bagukeneyeho. Ibiganza byawe biraturambukiye, tugiriye ihirwe kuwiteka. Maboko y'Imana araturambukiye, natwe tugize ihumure. Turagushimiye Jehova Shalom, turagushimiye Adonai, turagushimiye Jehova Tikeno, turagushimiye Sabaota, turagushimiye El Shaddai, turagushimiye Jehova Shama, turagushimiye Elohimu, turagushimiye Asante. Ugire tabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abantu bari online, uri wenyine ubyibwire, mubwire ngo Uwiteka yuguruye amarembo. Mbonye gukorwaho ku maso, mbonye Imana ihanagura abantu amarira, mbonye Imana ihanagura abantu amarira. Uwiteka yuguruye amarembo. Imana ishimwe. Umuntu wizeye ibyo, Uwiteka akoze ibiruta ibyo wasabye. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mpite nsoza. Nta n'ikindi cyari gihari cyo kuvuga, ariko reka nsome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 15. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 15. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Dusome twihuse kugira ngo ntaza kurambirana. Haravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. 5 haravuze ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunwa hanze k'ishami ryumye, maze agateranya, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. 7 nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba abigishwa banjye. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Mwese ndabasuhuje, namwe mwicaye mu iteraniro, mugira amahoro ya Kristo.
Amazina ni Ev.Anicet niyo mugabo, ndi umukristo. Imana iduhamagariye gukora umurimo w'ivugabutumwa, butumwa bwiza bwa Kristo. Ni ijambo rihindura, kandi ijambo rya Kristo ntabwo rihindura ubugingo gusa, rihindura n'imibereho y'abizera. Hanyuma tunejejwe n'Imana kubw'uyu mwanya. Shimiye Imana kubw'ibihe ngiriye mwari no teraniro. Shimiye Imana kubw'ibihe ngiriye mwari no teraniro. Imana ishimwe. Abantu bakoze ibyo umwuka yavuze, kabone nkunda kubivuga, iyo umwigisha acecetse umwuka akomeza gukora, umwuka akomeza kuvuga. Niba hari n'ibindi uri kwiyumvamo ukomeze, kuko umwuka aba afite icyo ashaka mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Uyu ni Yohana, Bibiliya ivuga aba Yohana batatu. Ivuga Yohana wahimbwe Mariko, ikavuga Yohana umubatiza, ikavuga na Yohana mwene Zebedayo ari we wanditse igitabo cy'ibyahishuwe, yandika ubutumwa bwiza, yandika urwandiko rwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu. Uyu Yohana nyina yitwaga Sarume, yari umugore wakundaga abana be, ariko kandi akagerekaho no gukunda Yesu. Yabifurije imbuto nziza. Igihe kimwe yasanze Yesu, aramubwira ngo mwigisha, ndabizi umaze gukundana na Yakobo ndetse na Yohana mumaze gukundana, reka ngusabe nibura kimwe, ndabizi ko hari umurage uzatanga. Aravuga ngo ntuzemere bakuvaho, ahubwo umwe uzamumpera umwanya w'iburyo n'undi w'ibumoso. Hari ababyeyi bazi gusabira abana babo bari imbere ya Kristo. Ishyaka yari afite ryatumye asaba iyo myanya iyo mu isi. Kristo aramubwira ngo ibyo si ibyanjye kubitanga, kuko umwanya wari iburyo n'ibumoso wa Kristo mu isi wari uw'abajura ku musaraba, wari uw'ibisambo bibiri. Yesu aramureba aravuga ngo ni ishyaka ribiguteye, nawe ibyo usabye ntubizi. Nkunda umwuka wera agorora amasengesho yacu. Bibiliya iravuga ngo ni utunihira iminiho itavuga, adutakira ngo abadata. Umwuka arabizi ko Ev.Anicet nshobora guhagarara hano nkagira ijambo rincika, nkavuga iryo ntaringambiriye kuvuga. Biroroshye ko ubwo hari amacano menshi, biroroshye ko ako kantu bagakata kagasirikira ku status y'abantu benshi, harimo n'abakristo n'abandi mwabyumvishe muhari, mukajya mugapostinga, ariko umwuka wera ntagapostinga. Abazi neza ko kagucitse, ako ntagashyiraho, arakagorora akageza imbere y'Imana avuga ngo intego yariye. Ntabwo umwuka wera ajya dufatira mu ntege nkeya, ntabwo ajya areba mu cyuho, areba icyo twari tugambiriye akavuga ngo bihabwe umurongo. Rero ndumva ashaka kuvuga iri jambo umwanya muto rivuga ngo musabe icyo mushaka. Ndabanza mbacarenginge kugira ngo munyumve. Muri izi kamera muri kureba hano harimo niya cano yitwa Ijwi ry'Umukanguzi, niyo nkoresha mbwiriza ubutumwa bwiza. Ni cano ncishaho ijambo ry'Imana. Abantu badukurikiye bari ku Ijwi ry'Umukanguzi barabizi nkunda kuvuga ibi. Iyo ngira ngo nganire n'abantu bari concentre, ndabanza gucarenginga kugira ngo tuze kugendana. Ndi ku ijambo rivuga ngo musabe icyo, hanyuma kandi ni Kristo bivuze. Noneho reka ngaruke nka Ev.Anicet mbabwire ngo icyica umurokore n'icyica umukristo ni ugusaba icyo ashaka. Sinari mbabwiye se ko nshaka kubacarenginga kugira ngo munyumve. Ni munyumve, ngiye gusoza, amasaha yagiye kandi mfite akazi. Mushumba arabizi ko iri joro ndarara nkora. Rero ntabwo nabatinza, nanjye ubwanjye ngiye kujya gupagasa, kandi nabyo ni ngombwa, birejejwe. Imana irakwemereye nonaha, Imana irabyemeye, saba icyo uyishakaho. Ariko kandi ikintu cyica umukristo kigatuma amasengesho y'abakristo akena, nuko basaba ibyo bashaka. Ariko Imana irabyemeye, musaba icyo mushaka. Ubwo muri kundeba gutyo nibwo muri bunyumve. Ninde usaba? Nta muntu ujya wifuza ibiruta ibyazi. Nta muntu usaba ibiruta ibyo yabonye. Ibyo wabonye nibyo uri gusaba, kandi ibyo uzi nibyo wumva ko ukeneye.
wowe ibyo usaba nkunda kubivuga abantu ba hano muri nshuti zanjye turamenyeranye umuntu abaho mu bihe bitatu ariko kandi hariho igihe cyashize ikiriho turimo none n'igihe kizaza ahazaza ntimuhazi iteka ryose iyo umuntu asaba ari gutinya hashize kugira ngo hatazaza hagasa naho uri kujya urahagarara none ukavuga ngo none byambaho ntabwo watinya ibikubaho utabonye ibyabaye niyo mpamvu uhita uhindura ukavuga ngo kugira ngo mu gitondo nibwo nabigambiriye narindi ahantu narindi ndavuga ni kugira ngo nibonera kandi kamodokari reka kano nkagurishe nibonere kuko dukora none hazaza tukubaka ejo aho turi kujya Yesu aravuze ngo ninge giti cy'umuzabibu namwe muri amashami ndagira ngo mbabwire ngo igiti si igihimba igiti si amababi igiti si imizi byose byuzura iyo biriho byose byuzura iyo bihari ariko kandi nubwo turi amashami ku muzabibu ntabwo Imana idushaka kuba ducometse gusa aravuze ngo mwere imbuto nyinshi mwere imbuto Yesu yigeze yagenderera igiti cy'umutini arakireba ashonje hari abantu bajye badevelopa iri jambo nibyo bakavuga ngo cyari igihe cyo kitari icyo kwera k'umutini ariko ntabwo ari byo neza ubundi akenshi hari ibiti bigira ubwenge byera bitewe na situwasiyo ako gafinomere ntabwo nibuka uburyo agronomiki yita ariko hari ibiti bijya byera bitewe na situwasiyo mwebwe ntimubizi hari igitoki twajyaga turya tukakirisha voka rimwe na rimwe waba ushonje ukajya kubona ukabona igiti udatekereza mu rubuto ukabona kimanuye avoka ibijumba by'uwo munsi bikagenda neza hari abantu byigeze bibaho naha ni Kigali ntabwo mubizi naha ni Kigali hari igiti kijya gihundura kikera bigashira bagasarura bikavaho ariko kandi kigasigara n'ishami rimwe muri cyo rikiri kurabya rifite uruyange noneho ibindi bigahundura kikajya cyatangira kwera izindi mbuto kandi kitari igihe cyo kwera n'imitini niko yari imeze muri iyo minsi umutini watangiye gushisha ntabwo ushishira rimwe ugira amashami agira uruyange andi akagira ibibabi byinshi Yesu akirebye ibibabi biramukurura kuko umutini imbuto igiti cy'umutini nababwiye ngo hari ibiti bigira ubwenge byera bitewe na situwasiyo nkunda igiti cy'umutini n'igiti bita imitapuwa umutapuwa iyo ari mu gihe cy'imvura n'imiyaga nta rubuto rw'umutapuwa rumanuka ariko iyo ari mu nzara zihungukira hasi ngo abashonje bazitoragure Yesu arebye igiti aravuga ngo aya mababi ndi kubona ahisha imbuto aravuga ngo ngomba kukinyuraho igiti kiri ku nzira kiri mu murima cyaratoshye kimeze neza ariko akigezeho arashakisha urubuto ararubura ikintu gitangaje mwigeze mwasoma Bibiliya hari umuntu usarurira igiti hasi cyangwa igiti baracyurira abigishwa bajagajaza igiti barakizenguruka bakiburamo urubuto ariko kigaragaza ibibabi hari abantu tubana nabo ubona b'Abanyakigali Kigali turabana beza tuzi kwambara tukajyanisha mu muhanda akagenda ukavuga ngo umusirimu ari hano kandi burya nta kabuto namba ni ibibabi wamuri ukavuga uti boss mabuje ni ibibabi nta kabuto namba Kigali tumaze kuba abasirimu namwe murebe narebye ndatekereza ndeba permis definitif zari zuzuye hano none kugira ngo mumenye ko ari ibibabi ni musure parking mwabonye permis zari zuzuye hano musure parking ni ibibabi ni ibibabi ariko ntacyo bituma mu gihe imvura itagwa bikurura umuyaga bikawutanga bigakurura n'umuyaga utuma imizi ikomeza gutoha
hari ikintu kuba umusirimu bijya bifasha umuntu, hari ikintu kuba umusirimu bifasha umuntu. Imana ishimwe. Reka marenge. Yesu rero araturebye aravuga ngo ndi igiti cy'umuzabibu, namwe muri amashami, ariko data ni nyirawo, niwe uwuhingira. Irene, ntabwo nakomeza kwigisha wicaye aho. Imana iguha umugisha. Tera intambwe werekere hino. Niyo senga Irene, uri umukozi w'Imana duhembukiraho. Umuntu wese ufite ubwenge, niba umuntu wese ufite ubwenge azana amazi akayashyira mu rugo iwe, akazana umuriro akawuhashyira, ntabwo ari twe tugiye kwicara kure y'isoko tuvomaho, no mu rugo iwacu twarashyize robine. Tambuka, komeza uze, icara hariya aho. Yego naho. Imana iguha umugisha. Mbonye umukameramani uzi ubwenge wamukameye. Mbonye umukameramani uzi ubwenge wamukameye. Imana iguha umugisha. Mujye mwemera, hari abantu Imana yahamagaye, maze kubahamagarira batsindishiriza, maze kubatsindishiriza irabasiga ibaha ubwiza. Murakoze. Amen. Yesu aravuze ngo nubwo ndi igiti, hari umurima nteyemo. Uwo murima ugira nyirawo. Igiti ntikiharurira, ntikihingira, ntikiyuhira, nyirawo niwe uwuhingira, ni Imana Data. Aravuga ngo ariko namwe ubwanyu muri amashami yo kuri njye. Ndagira ngo mbabwire ko igikundiro cy'igiti ni amashami n'imbuto. Nta mbuto zera ku giti, imbuto zera ku mashami. Nta shami ryera ridacometse ku giti. Nta giti kibaho kitagira imizi, nta n'imizi ishora itagira umurima. Kandi ikindi, agaciro, ndagira ngo mbabwire ngo agaciro si igiti, agaciro ni nyir'umurima. Hari abantu beza imbuto zikaribwa bakanuye kuko batagira igitinyiro. Ariko uyu murima wa Data, umukobwa watewe muri uyu murima, Bibiliya iravuga ngo haleluya, iravuga ngo bazashisha k'imikindo, bazagira amakakama n'itoto, ngo kuko batewe mu bikari by'Uwiteka. Umurima uteyemo na nyirawo nicyo gitinyiro cyawe. Ntibituma abasoromyi batareba ku mbuto mosherami, ntibituma abasaruzi batazireba, ntibituma abantu badashukura. Hari abantu bashukura ngo murare ariko ntimuramuke. Hari abantu bashukura ngo wirirwe ariko nturare. Nkunda Imana, hayiwe, nkunda Imana. Nta munsi n'umwe yari yaba bizi ngo igira hiva kuko igiye ahandi. Ibera hose. Ntabwo muri bunyumve neza. Ngo igira ikintu kiyokipa, ngo iburire umuntu umwanya kuko irokipe ari ikindi cyayokipye. Imana ibera hose icyarimwe. Irinda mu rugo kwa Joe Biden, ikagaruka iwacu Kigali kwa nyakubahwa perezida, ikarinda mu Rugwiro, ikajya muri Vision City, ikanyaruka ikajya mu Busanza, ikarinda abantu bari Masoro. Ni Imana ibera hose icyarimwe. Mbivugiye iki? Mu biganza by'abanyura ku nzira iri shami ririho habamwe imijugujugu, mu kanwa kabo habamwe ibijugujugu, mu maboko yabo harimwe amataza, harimwe amabuye. Beneda, twagiye duhura n'abantu bikoreye intosho zo kutumena umutwe. Ayiwe, mwebwe ntimubizi. Ibyo kumbwira ngo warize Imana ihabwa icyubahiro yabigufashijemo. Ntabwo ishuri ari ryo ryakubeshejeho, ni umurima uteyemo. Yesu yavuze ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka munyumve. Shaka kubivuga nitonze. Abarokore twagize esheke, tugwiza byinshi, tunanirwa kugira icyo dutoranya na kimwe ngo tugikoreshe gikore.
aho kugira ngo ugume ugwiza amasezerano, gendera muri rimwe, isezerano riragutwara rikakugeza mu rindi. Niba ari ikintu abantu bahombyeho ni ukubyaza umusaruro ubutaka bariho, kandi nyirabwo aratuvomerera. Ni ukuri nyir'uyu murima aravomerera, ashyiraho abahanuzi kuri radiyo, kuri YouTube, kuri televiziyo. Hamagara niyo Nsengirene, hamagara ni Seti, akabwira Mushumba Edouard, hamagara ba Trezor, arahamagara akavuga ngo fata rozwari, fata rozwari. Agatima kumenye karumye. Kuma kw'igiti ntibihera inyuma, ntabwo kuma kw'igiti bihera inyuma, bihera imbere. Umuntu ukiri kukirebera inyuma agira ngo ubuzima bwacyo ni nk'ubw'ejo hashize, ariko tayari bwatangiye kuma. Umuntu ubizi, igiti gitangiye kuma iyo urebye igishishwa cy'inyuma, igihu cy'inyuma gitangira gusa ukuntu kikazana amagaragamba. Hari abantu batakigira umutima kuko imbere bumye. Uramunyuraho Yesu ashimwe akakubwira salamu, amakuru ntigira amahoro, Yesu ashimwe tumeze ute. Juste abantu barakakaye ku rwego umubwira ngo tanga ituro nayo abashumba barya. None se jya muri korari simba ifitiye umwanya ko waretse umurimo wakoraga, Imana izanyibukire ku byashize. Juste abantu bameze ukuntu ku buryo barumye, barakakaye, kandi ikintu gitangaje kinezeza ni uko bakiri mu murima. Baracyari mu murima. Bene uwo muntu wamaze kuma ari mu murima ntabwo yera, niyo ururabyo rujeho urubuto rukikora ruhita ruhunguka. Reka nihute ngushe ku ntego ntaruke byinshi, sinjye uzabimara, ntabwo ari njye uzabimara. Aravuze ngo noneho nimuba muri njye. Ese ubundi kuba muri Kristo ni gute? Tuganire gato mu ntize n'iminota 2. Ninde uba muri Kristo? Kuba muri Kristo uba ni Kigali? Kuba muri Kristo uba no mu nzu yiwawe? Ubundi muri Kristo umuntu aba yate? Ubwo duherukana nababwiye kwizera kugira ngo ubugingo bwumva amasezerano bugira icyo bwakira, binyura mu nzira yitwa imitekerereze. Yesu yarabivuze ngo abumva bakemera. Ni mu myemerere nyine. Umuntu udashaka kubyemera atuye inyuma yabyo, ntabwo abibamo. Ariko umuntu wabyemeye abaye umutunzi. Bibiliya iravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe rirusha yandi gukomera. Aravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Abantu benshi Imana yavuganye namwe ni ukuri pe, Imana yaravuze, ariko se koko ubyitayeho? Turebe ari iki Imana yavuze n'ibihe ugezemo, icyo witayeho ni iki? Mureke tuganire, niturangiza dusenge. Umukiranutsi, umuntu usenga, ari ishami riteye kuri Kristo, ahabwa imbaraga zo gutinyuka ibihe. Ibihe ntibihinduka ngo bimuhindure we ubwe. Iyo ari mu bihe, ndagira ngo munyumve, ntabwo ibihe byimuka ngo bibe muri wowe, wowe uba mu bihe. Kandi ikikurimo nicyo kikuyobora, nawe ibyo urimo ukabiyobora. Ndagira ngo munyumve, umugabo witwa Yona yasenze ari mu nda y'urufi. Ifi yamize Yona iramufatira mu mira, ariko na Yona muri we hari mu Imana. Ntabwo byasabye ngo aganire n'Imana ngiri kure, kuko yari ari munsi y'ibihindizo by'imisozi. Yaganiriye n'Imana, agendana nayo. Yesu yavuze ngo nimuba muri njye nkaba muri mwe. Iri muri we. Umugabo witwa Baramu areba mu Bisiraheli, yavuze ngo iri muri bo, haleluya, ni intwari mu ntambara, ni Imana ibarimo. Kibazo abantu bashaka kugendana n'Imana ariko Imana itabagenderamo. Hari abagabo bagendanye n'Imana ariko ntiyagendera muri bo. Babonye aho inyanja icikamo, babona ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, ariko baranga barinangira.
irindazi ngewe na mushumba twasangiye rijya rivamwe amateka, ariko abagabo basangiye manu bakibagirwa. Ab'imitima yinangiye barimbukiye mu butayu, ukuye Yosuwa na Karebu, abagabo Imana yishimiraga. Ndagira ngo munyumve, Karebu wizeye avuye muri Egiputa iwabo bamututse, baramubwiye ngo genda uri Karebu urakabwa katataraverse, genda tuzagaruke hano kubw'amaraso yari yasizeho. Aravuga ngo Imana indokoye urupfu, zagumana nayo izampakurama ntari mu biganza byayo. Agendana n'Imana Karebu, arangije arayimura yibika muri we. Agendana ububasha n'ubushobozi bw'Uwiteka. Kuba muri Kristo ni ukugira imitekerereze yemera 100%, yemera 100%. Wowe nunanirwa wivuga ngo ntibyaba, vuga ngo ndananiwe ariko Yesu yabishobora. Wowe nibyanga vuga ngo biranze ariko Yesu yabikora. Ara wowe nibyanga byange, ariko vuga ngo Yesu yabishobora. Ariko mbabwira igihamya kimwe. Mperuka kuzamuka ngera mu gasozi kamwe, ndangije ndakareba, nari ndi kwitemberera ndi kumwe n'abandi bagabo, sanga abantu bari kugura ikibanza bari gupfa 50,000. Ntabwo se aha hantu haragura ngahe, bambwira amafaranga, ndavuga ntokerekanya ashyireho muhampe, tabaha n'ay'abagabo. Ngura umusozi, ntabwo ari ikibanza, nta nubwo ari n'umusozi, ahantu hafite square meter 1000, ntabwo hari hato. Igihe kimwe njya gusenga, mpari ndi gusenga ndi mu ishyamba rihari, numva umwuka wo kwizera ndimo urambuje ngo ntugature hano, ntabwo ari Imana yavuze. Nararebye mbona inzu ndende mu mujyi wa Kigali sinyibona, ndebye mbona ku kibuga cy'indege simpareba, mbona hari ahantu ntari kubona. Nibuka Imana impagurutse ikambwira ngo haguruka ugende ujye mu mujyi wa Kigali. Ndavuga nti Imana, aha nahaguriye kugira ngo mpeshe umugisha abandi bafite inzozi zo gutura hameze harya. Makati bibanza mpamagara umuntu, ndambwa nakira ubutaka, mitasiyo uzaze n'ubuntu. Mpamagara undi nawe n'umwana wiga ahantu, ndamwana ngwino akira ubutaka. Nkima egera hino nkwereke. Ubwo mwese mugize amatsiko, niwe ngiye kwereka, ntabwo ari imwe. Hanyuma usome witonze, ninkubwira ngo akugasimbuke ujye ugasimbuka. Amazina y'umuntu uyareke, somera kuri mikrofone. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Amen. None mfite soma hano hepfo, nshaka guha okay, soma uhereye hano. Umwuka wambwiye ngo, ngomba kukiguha. Oya, ngomba kukiguha. Yego, mfite ibibanza 2. Yego, aho hataruke bifatanye. Ndashaka kukiguha. Kubiguha sinzi projet zawe uko uzabigenza ni wowe ukuzi. Yego, ibyo bibanza aho hataruke utaza kugira, ariko ndashima Yesu wamurikiye. Noneho reba, hamwe hafite square meter yisoma ari wowe. Dore ngiyi, rekeraho. Ni bingahe se wasomye kimwe? Ab'imitima yinangiye barimbukiye mu butayu, ukuye Yosuwa na Karebu, abagabo Imana yishimiraga. Igendera
umugisha. Imitekerereze yanjye naratekereje ndavuga nta hantu sinzahaba. Reka da. Nta kaburimbo yari ihari. Umuvandimwe aragenda agura ibibanza bibiri bifatanye hafite 1777 hose uhateranyije. Aravuga ngo ndumva Imana imbwiye ngo nimpaguye. Kubera iki? Ubwashize narababwiye ngo ahantu ibitekerezo byawe bitaragera ibirenge byawe ntibizajyayo. Mu gitondo nabyutse mfata karava mfite ntabwo ishaje nirava nziza iraryoshye rwose. Ni nziza. Nagiyeyo ndagenda ndayibwira nti mbabarira tuba inshuti. Irabyemera tuba inshuti ndayigura. Mu gitondo narisoje gusenga numva umwuka nyemeje kurema. Mpamagara umukiriya wagashakaga ndamwana ngwino nguhe imodokari. Ndayije mpamagara umuntu ndamubwira nshakira Vigo hybrid ariko version ya 2024. Yesu aya magambo ni Yohana yanditse ariko si uyavuze. Haleluya. Munyumve si uyavuze ni Yesu uvuze ngo nimuba muri nje musabe icyo ntabwo bisaba kushishinganya. Mbabwije ukuri Anicet niyo mugabo. Ukwezi kwa gatanu ndahagurutse etaje ndayubaka pe. Ni ukuri kw'Imana ndayubaka. Njyewe ndayubaka kandi amufia noti nta kibazo mfite ngo amafaranga n'ubundi ayugendana ntiwari uyabitsejo. Ava aho ufite yavuye haza yandi. N'ubundi ntuyagira bitse muri banke wo ntufite ahagije. Izo banke zijya zitabijwe ry'Uwiteka. Reka nuba muri Kristo. Bibiliya yavuze ngo muri amashami. Uhuye n'ukuboko kugenda abantu bacomotse kuri Yesu bari kwitwara bonyine. Reba guhura n'ukuboko kugenda kutagira umuntu ni ishyano. Ariko ukuboko kuri ku muntu se wakwibaza ngo kuki kumuriho. Ishami riri kuri Kristo Yesu rirakora. Rigira muvoma. Ryera imbuto. Iryo shami rirera. Umwuka yarambwiye ngo kunkumura dutange. Fata ibibanza ndabikata. Nkajya mpamagara umuntu nzi w'umukene nkamwana ngwino nkubwire. Hari n'uwo nemereye kumufasha kucyubaka yihitiramo akazu k'ibyumba 3 na saro amabati narayashoje kuyagura. Ntamwe ntinzakubakira ngwino. Ndamwana ko nakawushaka. Ntacyo bitwaye. Nukuri ntabwo ari ubukire sa amafaranga. Mwebwe mube muretse dukore. Nimuba muri nje amagambo yanjye akaba muri mwe musabe icyo mushaka cyose. Nibyo hari situation urimo ariko se kuyirimo hari ibibazo urimo hari imyenda urimo ko ibyo birimo muri wowe ho hari mwiki. Ibyo birimo nibyo ariko ndani yako una nini ho hari mwiki. Karebu yageze Kiriyataruba aravuga ngo Joshua ntaje kurwanana nanjye ariko narabyaye. Ashyiraho ikiguzi cy'intambara aravuga ngo utsinda nzamuhemba. Murwane n'umusaza ntiyagiye kurwana. Abarokore dufite amaboko tekereza gusengera umuntu indwara igakira dayimoni akagusuzugura ari wowe. Turi mu murima w'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire n'uyu mwanya hari ikibanza wamenya nyiracyo ugihagazemo gusa nta kindi uhakoreye. Wamenya nyiracyo ugaturumbuka ukiruka. Hari ikibanza wareba wamenya nyiracyo ukavuga ngo ahangaha sinshobora no guhana imbibi nawe. Ukavuga sinigereranya. None twebwe dutewe mu murima wa data. Umukobwa ushinze mu butaka bwa Yehova. Umusore uri mu butaka bwa Ndiho bwa Donayi.
umugabo washoreye imizi mu butaka bwa Jehova Tsikeno Elohim, uretse kubifata minenegwe mugani w'abaturanyi, abarokore dufite ubutunzi ariko tumeze nk'umuntu uhinga inyo hejuru ya zahabu, ntibyera akababazwa nuko nta musaruro, kandi munsi umusaruro we wabujijwe n'ubutunzi buri muri we. Hari n'ibintu abantu tugerageza gukora kuko tutagira ihishurirwa tugahomba kuko tutari muri destination yacu. Mana iguhindukize, iguhe icyerekezo cyawe. Mana iguhe icyerekezo cyawe. Haleluya. Mana iguhe icyerekezo cyawe. Yesu aravuze ngo nimuba muri njye munyumve nsoreze hafi aho. Aravuze ngo musabe icyo mushaka. Impamvu nababwiye ngo umuntu usaba apfa nabi, kandi Imana ishaka ko dusaba icyo dushaka, nuko dusabisha imitekerereze itari muri Kristo. Dusabisha ishami ridafashe ku giti. Gusabisha imitekerereze itari muri Kristo Yesu. Usaba ibyo wabonye, usaba ibikugira nk'abandi, usaba ibintu warangiza ukajya uvuga ngo Mana reba runaka uko umugize. Ntabwo Imana igukorera ishingiye ku bandi, ntabwo uwo ari we sample y'imirimo y'Imana. Nawe wumva ko Imana yasoje, ntabwo ari wowe eshantiye y'Uwiteka, nturi sample, nta nubwo ari wowe yananiriweho. Imana iracyakora, Imana iracyakora, Imana iracyakora, Imana iracyakora, Imana iracyakora. Imana iracyakora. Nigeze njya gusenga hano 12. Nagiye gusenga 12 kwa Masaso. Nari ndi mu kazi ahantu nkora mushumba arahazi. Si ngombwa kuhababwira. Nari mfite ikibazo, nkajye kubona nkabona abandi babahaye promotion. Havana ariko why not ngewe ibi bitabo. Njya kwa Masaso mfata imikeke 3. Ndaje ndavuga ni ntwara kamwe. Hari umugabo Imana yabwiye ngo kubita inkoni hasi, akubita 3. Iramubwira ngo bizangana n'ibihe byawe byo gutsinda. Ndavuga nti sintwara kamwe, mfata imikeke 3. Ndagenda mpageze, numva ubwihebe buraje buranyugariza. Njyewe iyo mfite ikibazo sinjya nsenga, ahubwo nicara mu kibazo nkakibwira ntitegereza iby'Imana yavuze uzahura nabyo, kuko amasezerano Imana yavuganye nanjye n'urufunguzo runkura mu minsi mibi. Mbwira ikibazo nkakibwira nturufunguzo ruraje. Ntabwo nsengesha ibibazo, mfata imikeka ndayirambura. Ndangije nyikora mu byiciro 3. Kimwe nkajya ntera nkavuga nti nkandagiye mu rwego runaka kwa runaka muri office ya runaka. Nkongera nkavuga nti ndatarutse ngeze muri office yo kwa runaka mu rwego runaka. Ndongera ndataruka. Ndavuga nturakoze Yesu. Zose nzihuriza hamwe ndavuga nti ibigwi byabyo nzabyambare. Mama shenge ndi muri kunyumva. Ndavuga ntibigwe byiza inzego zombi, nshaka kubyambara. Bukiye mu gitondo haba akantu gatoya kagasirikwi, gatoya cyane. Nasomye ijambo rivuga ngo icyubahisha Uwiteka nuko ikinga ibintu. Ubifite ibintu yakinga, yarangiza igamagara Terezori kamubwira ngo ngwino nkwereke ngibiriya wabivumbura tukajya tugira gutya mu Rwanda. Ariyo yabikinze gusa ikaguhamagara ikakubwira ngo ngwino nkwereke. Ngibi nta kantu koroshye. Habamwe agasirikwe, barangije bashakisha umuntu, bahamagara umuntu ava mu Buyapani, araza yavuye Japan ateze inde, yazanywe na ka private jet wenyine personnel, aje gukemura ikibazo. Ahageze biramuyobera. Ndebye ntabwana ariko aka kantu gakorwa gatya, ariko mbona nabwo singakora uwo mugabo agihari, ntabwana ni mu musezerere. Abantu barenga ibihumbi kandi bakomeye bahanga amaso Anicet, kandi ntabwo bavuga Anicet, bavuga pasiteri. Baravuga ngo pastor abishobora. Ndabwana reka ta kare nta kantu kari very simple, ntibisaba n'umwuka wera. Ntabwo ntibisaba ko bikorwa n'umwuka. Ndangije mbwira umuntu nti se wansinyiye hano na runaka kansinyira hano ngakora ututuntu mukanyemerera kubikora. Nagiye kuri machine, n'ukuri ntibyasabye iminota 8. Ndagafungura gatoya, mbona karafungutse. Bantarutse urwego rumwe 2 3. Barambwira ngo hagararaho. Ndavuga ni sawa. Sawa mwisi. Nibataba batwari, abakijijwe nibataba abanyembaraga. Murumva abanyembaraga ari bande?
murumva isi abantu basenga nibatabona ibisubizo, murumva ibisubizo ari iby'abandi. Abantu bizeye nibizera ntibikoreke, murumva ari iby'abandi bizakoreka. Kigerayo barambwira ngo noneho hari telefone y'akazi, hari umwambaro w'akazi, hari imodoka, hari n'umushoferi. Barambwira ngo ariko ufite uburenganzira bwo kugendana n'umushoferi cyangwa kutagendana nawe. Ewe data we, ewe we, ariko nyumvira. Ejo bundi nari ndi kuva ahantu, umushumba arampamagara, nari ndi munsi y'ahantu runaka, nari nicomokeye nyine nsohokeyemo mvuye mu kazi. Umushumba arampamagara, ndamwandira ndi hano. Yawe we, arambwira ngo uzaza se ku rusengero, ndamwana nzahamagara umushoferi nzane, ariko nasoza azaba ari hafi. Ariko we azaba muzi igitsi nakoresheje muri uyu muhanda. Kigali ndayizi kugera mu midugudu yose n'amaguru. I Kigali ndahazi mu midugudu yose n'amaguru. Nukuri Kigali ndahazi. U Rwanda ndaruzi musho. Ubu navaha ngataha Kagitumba, nanyuze za bugufi ntigeze nyura mu muhanda wibarabara kaburimbo. Nava hano nkajya ku mupaka Kisoro cyangwa ku Kanyaru, nahagenda inzira ndazizi. Shuti z'umusaraba, bene data bera b'Imana, reka nsoze. Imana yasezeranije basogokuruza isezerano ritazahinduka. Dawidi yarabivuze ngo umwana w'umukiranutsi sinabonye asabiriza cyangwa ngo yicwe n'inzara. Ariko nimureba nibo bamaze guhagarika umutima, kuko batazi umurima bateyemo, kuko batazi umurima barimo. Akadosiye gatoya gusa kahagamye kakuraje umutima ushinze, wabuze amahoro. Ndagira ngo nkwibutse ko uri ku giti. Niba wumva ugicometse, imirimo yirekera imizi, igiti cyashoye imizi. Haleluya! Niba wumva wowe uhagaze nibyo nta mugayo. Impamvu wowe wakutse umutima, igiti ntigihura n'umuyaga shenge, umuyaga uhura n'amashami. Ariko gukomera kw'ishami biterwa n'uburyo gifashe ku giti. Mbariza umuntu muri kumwe ngo ucometse gute muri Kristo? Muri Kristo urumva ufashe gute? Ufashe gute muri Kristo Yesu? Niba ari ikintu niyambuye gutegereza abantu bambera umugisha, nsinya kubera abantu umugisha. Ntabwo narisobanukiwe nshuti z'umusaraba. Utegereje abantu bakubera umugisha, niko isezerano rivuga. Rimwe na rimwe niko n'abanyamwuka bakubwira ngo Imana izakwicazanya n'abakomeye. Nukuri nicaranye n'abantu bakomeye ndataha ndaburara, nicarana nabo inkweto itobotse munsi, nicaranye n'abantu ngera muri convention center bwa mbere. Nari ntumiwe n'umuntu ukomeye, arambwira ngo nshaka ko tuganira. Yari afite dosiye yashakaga ko dufatikanya kuganira, turayiganira. Arangurira ibiryo muri restaurant na konsomye 87,000. Yantegeka taxi voiture kuhagera, nsohotsemo yakserera imodoka arigendera, mva convention center n'amaguru. Nakandi nayo ndi kumwe n'umuntu ukomeye. Kwicarana n'abakomeye batatubera ibisubizo. Niba hamwe twe tuba bakomeye tubabera ibisubizo. Umusaruro w'igiti ugaragazwa n'ishami rifasheho, kuko irifashe ku giti niryo ryera. Rero umuntu ikiganza muri kumubwire ngo era imbuto, mubwire ngo era. Saruzi bazibone, abakene bazibone, umuryango uzibone, umugore azibone, umugabo azibone, abana bazibone. Era imbuto, era. Ibyiringiro by'umusaruzi bituruka mu musaruro. Muranyumva mute koko? Muranyumva mute? Ibyiringiro by'umusaruzi bituruka mu musaruro. Wera imbuto uhereza abandi humuri. Were! Mwabagabo mwenda basengeye, Imana ibarinde umugore warumbye kandi ateye mu murima. Mwabagore mwenda basengeye, Imana ibarinde umugabo warumbye kandi ateye mu murima. Bene
Imana ibarinde kubyara abana bakarumba. Imana ibibarinde. Imana ibibarinde. Imana ibibarinde. Imana ibahe kweza no kwera. Niyo senga Irene yigeze yansetsa. Avuga ukuntu yigeze yicara abwira Imana ngo Mana wampaye nibura akazu niyo kaba kangana na tuwarete. Niko inzozi ze zingana. Bwarakeye arakubaka akazu kangana na tuwarete, agakingisha rido, kajya ashyiraho ikintu cy'ikintuze, inzoka zikabatera muri ka kazu. Bukeye arahe zikicwa n'umugore we. Bukeye arahindura arasenga, njyewe muhambaze narahageze, njye muhambaze narahageze. Afite urusisiro rw'amazu wagira ngo niwe witwa Gasabo. Wagira ngo ni murumuna wa Gasabo. Sinjya nibaza Gasabo abahehe ngo ni u Rwanda rwa Gasabo. Kinyinya naha Gasabo. Nyine n'u Rwanda rwa Gasabo. Nawe rero yubatse nka Gasabo. Wampereye umuntu ikiganza muri kumwe ngo Imana iguhe kwera. Mumbwirire ngo Imana iguhe kwera. Reka twisengere. Umuntu weza nezeza Kristo ku buryo ibitera byo ku ruhande rwawe. Bibiliya yavuze ngo arabyanganya amahagi kugira ngo bitabangamira ibyeze. Hari ibintu by'ibyonnyi bidutwara imbaraga bitatugirira umumaro. Hari ibyonnyi bidutwara imbaraga bitatugirira umumaro. Ni wera Kristo azibwiriza yanganya amahagi. Ikintu gituma ugira ibihungu bitanu by'ibicamuke bigutereta ntumenye uzahitamo nuko utari kwera. Ni wera burya amahagi azagenda. Ariko kibaye kidakizwa kigutinyuka ukijijwe gute? Ikintu kitari mu nzozi zawe kigutinyuka gite? Twigeze twasenga ahantu twari duhari nimugoroba na mushumba yari ahari na Pastor Claude n'abandi bantu. Umuhanuzi ajya mu mwuka arambwira ngo umugore wawe nuriye. Murebye nsanga ntazi ibihekane byose. Ndangije ndavuga ngo Imana ntishobora kumfunyikira. Naramubwiye ntiwivunika. Ubwo Imana impaye uyu imureme mu ndurutuyo. Nta kantu gato Imana ibonye rimwe kongeraho irindi rimwe wabiteranya bikaba kabiri biroroshye. Ubwo ari uwo yari impaye nka sample niyongere ya upgrading irenze hirya. Ndavuga nti ntabwo ari uwo. Hari ibintu umuntu w'Imana ajya avuga ngo hoya. Hoya. Imana yaje kurimbura Abisiraheli, Mose arayibwira ngo buretse abanyamahanga batatubonaho ijambo. Imana iramubwira ngo ubwo wangiriyeho umugisha. Cyo nacyo ndagiko mukomeze urugendo mugende. Mukomeze mugende. None wowe uri kubyemera gutyo niba ucometse uri ishami ricometse kuri Kristo. Gira ibintu ufatira umwanzuro. Fata ibintu byaje ubishimira Imana uyibwire ngo warakoze ko byaje. Ariko noneho biha abandi. Biha abandi. Noneho iwanjye nihasigara icyuho ujye wangabira. Urumva ushaka kwera? Nigeze narumba mu ikofi hararumba. Mana nyagasani, mara amezi 3 ndi mu mujyi wa Kigali ntuye Rwabutare ntunzwe na dodo gusa. Wenda sinzagirirwa umugisha wo kugusura ngo ngeri wanyu. Aha muri abantu babiri nasuye. Ntabwo nzagirirwa umugisha wo kuhagera. Singira n'impano yo gusurana. Muhumure rwose. Nasuye mama Pasteri, nasuye na Irene narahageze. Hari protocole nayindi kubibwira njye umuntu ntangaburira icyo ashaka mu gihe nzi ko afite angaburira icyo nkunda. Bararakaye. Mushumba kunda kurya inkoko narambwiye ntizigumane. Nje nikundira gafi ari kuma.
harakandi kantu karyoshye mama pasiteri yari yatetse ndagakumbuye ndamwantako ako kama bari korye kubera iki hari umunsi twageraga haruguru hariya ku muhanda ureba ku badive muri bukahano mwari mutuye mushumba kambwira ngo baye ibyo kuhagera ntibirimo urahagera se uze gukora iki twari twararumbye twarabaye inkokore nta n'ikibabi twari dufite nta n'ikibabi cyari gihari bene data n'ikibabi nticyari gihari twari amashami y'inkokore ariko data abonye tugicometse abonye tukirimo aravuga ngo simba kuraho mutanyukwanyukwa aravuga ngo ndabahembura mu mizi haturuka amazi Yeremiya haleluya yobu yarabivuze yaravuze ngo hari ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe kijya cyumva amazi ako kantu ndimukajye mukibagirwa ngo kijya cyumva amazi kikongera kigashibuka ngo kikamera ngo kikongera kikaba ibitontome kikera imbuto nk'izambere imizi yarazamutse yumva amazi ashyira igihimba bukeye ishami rirongera riratoha ayiwe rirongera riratoha Imana ishimwe rirongera riratoha Imana iguhe kwera ndababwiza ukuri ku rugo rurimo ubukene kugira ngo urukundo rushore imizi rufate biragoranye mabukwe yigeze ansura ari mabukwe mba mu gashamburete ahamagaye umukobwa we ngo ngwino ahamagaye madamu amubwira ngo nageze aha ngwino unyobore mbwira madamu numubwire ko nagiye mu gitondo nca haruguru ndaguruka nari nararumbye ku buryo tutarebana iwabo muri family ya madamu abantu baje kunsura basanga muri saro ni muri saramanje muri saro ni mu kikoni muri saro ni mu cyumba cy'umukozi muri saro ni mu cyumba cy'abashyitsi muri saro niho tubika ibyombo muri saro niho tubika twabaga mu kazu k'icyumba na saro nari mfite matera ya sakarani 140 urugi rw'icyumba twararusunikaga kandi matera yari iri hasi ntabyo kuruhanya dushyiramo igitanda urugi twafunguzaga rwari rwarayiciyemo kabiri matera narayeguraga yari ifite ibipande bibiri byari kushe ebyiri icyo mpina kigahita gihinika kuko urugi rwagiciyemo n'ikindi kiraho bahagere ndavuga nti ntabwo nicarana nabo niho umukozi arara niho bigenda bite ndavuga nti simpicara ndahindukira ndagenda umwe ageze yarababwira ngo sinzasubirayo aho batereke mbabura niho tuganirira barabirambirwa ndabyumva bingarukaho ndagenda ndicara mbwira Imana nturiya muntu ntumuhane yavuze iby'ukuri ako tuvugisha ukuri umuntu arakuvuze ni kuri ni kuteye urivumbuye uri kwivumbura se ngo bigende bite ubaye utarahindura nuko uteye biri gutuma uvugwa wese uramuhindura hiki unaniwe kwihindura ngo ni uri buhindure ndangeje mbwira Imana ntiyamvuze ukuri ndavuga nti kucya amaso y'umunyantege nkeya mbona ayawe y'umunyembaraga atarandeba ndabwira nti nk'umuntu yabonye atahagaruka ndavuga nti nanjye sinzahagaruka nahimutse bwakeye mu gitondo baroga madamu n'umwana baramuroga arazamuka madamu ajyayo mbere moto twimura kabiri 75 ntabwo ari moto zizari fani moto yatwimuye kabiri kandi yanyimuraga mbiteruye mwumva ibintu nimukanye incuro ebyiri nkaba nsoje kwimuka ndagenda aho nageze na sasagarido hari igihe umuntu arumba mujye mubyemera na sasherido umuntu wansoye yitwa mama nono atuye hano hirya ku kibuga cy'indege niwe wanguriye agakeka ngapfukamaho mbwira Imana ngo urakoze hari igihe umuntu arumba umugabo w'inshuti yanjye aransura akigera mu rugo arandeba arambwira ngo ni izina ry'Imana urimbwa arambwira ngo wakubona mu muhanda
ndamureba ndamugana urakoze. Amaze kugenda mpagarara hamwe yari ahagaze mu birenge bye. Niza astronomy baratubwira ngo imbaraga z'umuyaga zikizwa n'undi muyaga. Umukongomani yaravuze ngo dawa ya moto urakoze. Nahagaze aho yari ahagaze ndavuga nta ni hantukiye, nanjye niho ngaruriye icyubahiro. Umugore aranyumva araseka, asetse ndamubwira ngo bikubera ibyishimo. Ibi bintu muri gukina nabyo birakora. Nagiye gusenga Kimisagara, iteraniro dufashijwe njya ku ruhimbi mbwira Imana nti uzu urugo ngiye gutahamo rurarutwa no kuguma hano mu materaniro. Tekereza guhabwa ahantu udakumbura kandi hitwa iwawe. Hari igihe umuntu arumba akabura n'ibibabi. Mujye muvugisha ukuri, hari igihe umuntu arumba n'ibibabi byatuma hari umuntu umwerekeraho bikanga bikabura. Urajya kuri botike na envelope nta wagukopa, ubwo se urumva hari n'ikibabi. Kurera konti urazifite ariko zose zarasinziriye. Ubwo se ubwo uri kumbwira ngo hari n'ikibabi. Kutubwira ngo warize warakoze, warize se ukoze hangahe? Ukoze hangahe? Hari igihe umuntu arumba akarumba, ariko Yesu atanze amakuru aravuze ngo muri mu murima wa data. Yo mumbabarire n'abarambiye, reka nkubwire nyir'umurima yimanukanira ifumbire ahembure ibimera byo mu murima we, yongera bihembure. Kwera kw'imbuto, kwera kw'ibihingwa ni ibigwi by'umuhinzi, kuko Imana ishaka kukwihesherezaho icyubahiro. Yongera ifumbire, yongera ifumbire, yongera ifumbire. Imana yongera ifumbire, yongera ifumbire, yongera ifumbire. Nigeze nakicwa n'inzara njya mu rugo rwa Vensa, mwarimu Vensa, muramuzi n'umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Sanga yarwaje abana, Vensa ntiyari ahari. Madamu wasohora envelope y'ibinini, ibinini byari byuzuye. Ndangije ndavuga ntubiteka arangaburiye. Mbona envelope azanye ni umuceri ashyizemo. Arangije arambwira ngo nawe ndebera. Nahise mubwira nti ndabitwara gutyo. Yarambwiye ngo ndebera ibiri hano, ngira ngo nibyo avuze nyine bafite byonyine. Ndamwana ntugire ikibazo, ndabitwara. Ndamwana ndabijyana gutyo. Ndamwana ntibimpe ndabijyana gutyo. Arambwira ngo ni imiti y'abana. Amenyo yarayabasetsi, oh warayangijije uransetsa, oh imbaraga zawe Mana we, zangose no mu ishyamba ry'inzitane. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukususa indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke dusenge. Urugamba rugeze mu mahina, wararwanya uruhereye mu mizi. Iminwa y'abadukwendaga warayancejeje uransetsa. Urugamba rugeze mu mahina, mwami we, warurwanya uruhereye mu mizi. Iminwa y'abadukwendaga
warayicecekesheje uravuga nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami umutima wanjye asabe mwene data Irene yegere hino akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Abantu badukurikiye bari online, Irene ni umukozi w'Imana, tugiye gufatikanya kubwira Imana ngo amashami yumye niyongere abibitontome. Tugiye gufatikanya kubwira Imana ngo hari ibibabi ntihaza imbuto, nawe ni were. Igiti cyeza gihembura abantu. Umuntu turi kumwe mwari no teraniro wumva hari ahantu ashaka kwera yari yararumbye, egera imbere, egera imbere. Pozisiyo ikorohera abari yufata, pozisiyo ikorohera abari yufata. Imbaraga zimirizinde imbaraga Kuko kwawe ni kube kure yaje Mana we Emidiringiro bisha kuba kwizeye Kuko kwawe ni kube kure yacu Twinginge mwene data Irene adufashe gusenga. Nasoza turasaba mushumba atwatureho ijambo yumva. Nukuri turacyari mu murima w'Imana. Mpera umuntu muri kumwe ikiganza umubwire ngo humura, uracyari mu murima wa data. Haleluya. Nukuri uracyari mu murima wa data. Haleluya. Muracyari mu murima w'Imana. Humura uracyari mu murima w'Imana. Haleluya. Imana yongere guha umwero, Imana yongere ifumbire were. Turacyari mu murima w'Imana. Nta gikuba uyu murima ugira nyirawo uwuhingira. Nyiri umurima aze guhingira urubuto rwe, nyiri umurima aze guhingira igiti, ahingira urubyaro rwawe, ahingira intambwe z'ibirenge byawe, ahingira urugo rwawe, ahingire banka yawe. Nyiri umurima aze guhinga, nyiri umurima ahinge, nyiri umurima ahinge. Irene karibu. Mana turagushimye, nyiri umurima. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima. Mwanditsi yaravuze ngo uko kuri niko kuzatubatura. Twarangije kumenya ko dutewe mu murima wawe, kandi nta muntu n'umwe wategura umushinga ngo yemere kumuhombana. Turi mu murima wawe, ni ngombwa kutuvomerera. Turi mu murima wawe, ni ngombwa kudufumbira. Mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turasenze ngira ijambo rihindura ubuzima bwacu, iri jambo rihindura amateka yacu. Natwe turemeye ko twarumbye, ariko turashaka kongera kwera. Ijambo ryavuze ngo hari ibyiringiro, ngo nawe icyo giti cyatemwe ngo kizongera gishibuke, ngo kandi nigishibuka ngo kizera amababi y'ibitondo. Turashaka kongera kwera, turashaka kongera kwera. Aba babyeyi bapfukamishijwe no kugira ngo bongere bere, aba bagabo barashaka kongera kwera, abakozi bawe turashaka kongera kwera. Ongera ifumbire, ongera amazi, ongera amazi,
ongera amazi mu buzima bwacu kugira ngo twongere guhembuka. Nyakubahwa Imana, ijambo ryawe ryavuze ngo nituguma muri we amagambo yawe akaguma muri twebwe ngo dusabe icyo dushaka cyose. Nyemerera mwami buri muntu wese upfukamishijwe no kugira ngo wongere umuhembure yere, ubikore kubw'ijambo ryawe, kubera ko iyo wohereje ijambo ryawe birayaga, iyo wohereje ijambo ryawe ritanga ubuzima, iyo wohereje ijambo ryawe bituma ibidasobanutse bisobanutse. Wohereje ijambo Petero arigenderaho, agenda hejuru y'amazi kubera ijambo. Rekira ijambo riduha imbaraga zituma tugenda hejuru ibyari byaratumenyeye. Reka icyubahiro kibi cyawe. Nguko igiti cyose kizamura amashami, aba ariko natwe tuzamura. Twera imbuto ziri hejuru aho zigaragara, twera imbuto abantu bose babona. Icyubahiro ni kibi cyawe. Urakoze kuduhembuye, urakoze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nimuhaguruke. Ijambo ryatubwiye ngo musabe icyo mushaka. Uyu mwanya icyo ushaka mu mitekerereze ya Kristo, Imana igishyire mu biganza byawe, igishyire imbere y'amaso yawe. Aho ushaka ibirenge byawe bikandagireyo, intebe ushaka uyicareho, ofisi ushaka uyinjiremo, igihugu ushaka ukibemo, dokima ushaka uzibone, intsinzi ushaka uyibone aho ushaka. Ndasoje, Imana ibaha umugisha. Ndaza gusaba ababene data baba YouTuber turi kumwe hano, aya machannels ari hano, baraza kumfasha gusiba rya zina ryavuzwe. Yego, rya zina ryavuzwe muze kuri deletinga mbere yuko mwa uploadinga ibyo biganiro. Muramutanze inkunga ikomeye, murakoze. Yesu abaha umugisha kandi mwere imbuto zikwiriye. Asante. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Ijwi ry'umukanguzi.